twongeye kubasuhuza bene data. Amahoro y'Imana n'ubuntu bwa Mwuka Wera bikomeze biganze. Imana y'amahoro ikomeze kubishimira mu byo murimo byose. Ubwiza bw'Imana bukomeze buganze mu izina rya Yesu Kristo. Twongeye kubaha ikaze muri wa mwanya wa mbere y'ukuntu kubika, ahandi twumva ijambo ry'Imana twarangiza tukanasenga. Duhaye ikaze bamaze gukora subscribe, Imana ibaha umugisha, namwe mukora share mukabisangiza abandi. Imana ijye bazirikana kandi ibaha umugisha. Mwebwe mukanda kuri like mukatwereka muko mudukunda, natwe turabakunda. Imana y'amahoro ijye ikomeza kubishimira. Ikindi kandi niba nawe utarakora subscribe, niwo mwanya wo kuyikora kugira ngo ibiganiro byacu bijye kugeraho mu ba mbere, hanyuma nawe ugire uruhare mu kugira ngo uyu murimo w'Imana ukomeze kwamamara kandi ugere kure. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro kandi ubwiza bw'Imana bukomeze kubagota. Muri kumwe nanjye Pastor Joshua Gasigwa. Imana y'amahoro ibagirire neza, imbaraga n'amavuta muri byose mu izina rya Yesu Kristo. Uyu mwanya wa mbere y'uko nkokubika, Imana yongeye kuvugana n'ubuzima bwanjye. Imana yampaye ubuhanuzi bwawe, Imana yampaye message yawe, Imana yampaye kongera kugusubizamo ibyiringiro. Reka nkubwire, hari impamvu Imana ituzanye kugira ngo tuvugane nawe. Hari impamvu Imana iduhagurukije muri iki gihe kugira ngo tuganire n'ubuzima bwawe mu buryo bw'umwuka. Ntabwo nitaye ku byo urimo, ntabwo nitaye ku byo unyuramo, ntabwo nitaye ku bikugoye, ntabwo nitaye ku byo ubona ukabona birakurenza ubwenge. Imana yampaye message, Imana yavuganye nanjye, Imana yambwiye ngo nkubwire ngo humura, Imana ishoboye byose. Ijambo ry'Imana tugiye kuganira ni ijambo turi gusanga mu gitabo cya Yobu, ibice 42. Turasoma umurongo wa mbere n'uwa kabiri gusa. Mu gitabo cya Yobu ibice 42 turasoma umurongo waho wa mbere n'umurongo waho wa kabiri. Haravuga ngo, maze Yobu asubiza Uwiteka ati, nzi yuko ushobora byose kandi nta kibasha kurogoya imigambi yawe yose. Imana y'amahoro ihabwa icyubahiro. Reka dusome iri jambo kongera turisubiremo. Yobu 42 umurongo wa mbere n'uwa kabiri haravuze ngo, maze Yobu asubiza Uwiteka ati, nzi yuko ushobora byose kandi nta kibasha kurogoya imigambi yawe yose. Amen. Aya ni amagambo Yobu asubije Uwiteka. Aya ni amagambo Yobu abwiye Uwiteka. Yobu turabizi yuko Imana yaramutanze, imutanga mu buryo bwo kugeragezwa, ariko igeze ku buzima bwe iravuga ngo ubuzima bwa Yobu ntabwo mbutanze. Yobu aratsindirirwa mu isoko ryo kugeragezwa. Yobu yarageragejwe nk'uko tubizi. Yobu yapfushije abana, Yobu yapfushije byinshi, yabuze imikumbi, yabuze buri kimwe cyose cy'agaciro, imitungo ye yose iragenda. Yobu ararwara kugeza ubwo na Satani abonye yuko ibyo bintu abitwaye, aravuga ngo ntabwo nashirwa. Yobu akiri muzima, Yobu atezwa indwara, ararwara. Yobu yenda gupfa, ngo yenda gupfa, ngo inshuti ze ziramusanga ziramubwira ngo, Yobu ntabwo tukikubona ngo tukubonemo ibyiringiro twakubonagamo. Yobu turabona ibyawe byaramaze kurangira, ntabwo ukiri umuntu w'agaciro, ntabwo ukiri umuntu tukibonamo iterambere ryacu, ntabwo tukikubonamo kukwiranye natwe, kugendana natwe. Yobu reka tukugire inama, ese byakunda ugatuka Imana ko iyo umuntu atutse Imana yipfira? Ndagira ngo nkubwire inshuti yanjye, iyo umuntu atutse Imana arapfa. Iyo umuntu atutse Mwuka Wera nta kindi kimukwiriye, ni ugupfa. Bibiliya iravuga ngo izababarira ibindi, ariko ku muntu utuka Umwuka Wera ntabwo azabibabarirwa. Ndagira ngo mbere yuko mvuga ibindi, ngo utangarize wowe utwita abarokore ukabona ni nk'abasazi, ukabona ibyabo warangiza ukabijajinga kubera ko bitagufasha. Byaba byiza ukomeje kuba mu bupagani bwawe, ariko ntujye mu bintu by'Imana utanabisobanukiwe, utanabizi, utanazi n'aho biva n'aho bijya. Ututse Imana arapfa. Ntabwo Imana hari ibintu Imana yihanganira. Yakwihanganira ubusinzi bwawe, yakwihanganira ubusambanyi bwawe, yakwihanganira buri kimwe cyose, ariko ntabwo ishobora kwihanganira uyikora mu jisho akayituka.
murabizi abayihangaye bakayinyega bakayisuzugurira mu ruhame, ibyo yabakoreye mu bihugu by'amahanga. Ejo bundi muri za Los Angeles abantu barahiye bahisha ibyabo by'agaciro, umujyi wari ukomeye ubu ngubu ni igihuru. iyo umuntu atutse Imana nta kindi kimubaho, arabura, ubuzima burahagarara, ibye bikarangira. ngo izi nshuti za Yobu ngo ziraza, Elifazi araza aramubwira ati inshuti yanjye Yobu, wambabarira ugatuka Imana ko nta kindi kintu turi kubona kigusigariye, ko nta wundi mumaro kikubonamo, watutse Imana ukipfira. Yobu ngo arabareba arababwira ngo iyo niyo nama mungiriye? Bati nta yindi twakugira, nta n'ibindi turi kubona usigaje usibye gutuka Imana ugapfa. Umugore we nawe araza aramubwira ngo nkubwire mugabo wanjye Yobu, nubwo nagukunze ariko ntabwo nari nzi ko uzagira muri ibi bihe, nta kindi ndi kubona rero, narakurwaje bikomeye, nakoze ibishoboka byose ariko ubu ngubu ndananiwe, none nta kindi nakugiraho inama, nuko wakwipfira, nuko watuka Imana ugapfa. Umugore we nawe amuvaho amugira inama yo gupfa. Reka nkubwire, mu byo wakwishingikiriza byose bibaho, nta bindi bintu byakwihanganira uburibwe bwawe, nta byakwihanganira imibereho yawe, nta byakwihanganira ikigeragezo cyawe, usibye Imana yo yonyine niyo mugumana. Yo baramubwira ngo yewe madamu we, uvuze nk'umwe mu bagore b'abapfapfa, nawe urambwiye ngo ninuka Imana nipfire. ngo ariko Yobu ntiyakundira ururimi rwe ko rwatuka Imana cyangwa kugira ikindi kintu rukora. Bibiliya iravuga ngo Yobu akomeza gusenga, aravuga ngo nzarinda mpfa ntari nikuraho kuba inyangamugayo, nzarinda mpfa nikuyeho kuba inyangamugayo. Reka nkubwire inshuti yanjye, mu bintu byose ubona, mu nzira zose ucamo, mu byo uri kubona, rinda izamu ryawe, ntukemere kwikuraho kuba inyangamugayo, ntukemere gutukwa, ntukemere gusuzugurwa n'abadayimoni, ntukemere gusuzugurwa n'abazimu. ujye ukomeza utsinde, ujye ukomeza urwane, Imana izagufasha, Imana izakurengera. ubwo buzima ntabwo buzahora bumeze gutyo, iyo mibereho ntabwo izahora imeze gutyo, izo nzira zawe ntabwo zizahora zifunganye. Ejo Imana igiye kugucira inzira, Imana igiye kuza kukugirira neza, Imana igiye kugusetsa ibyishimo wari warabuze biragarutse, Imana igiye kuza kukurwanirira, Imana igiye kuza kukurengera. Yo baravuga ngo ntabwo nzigera nikuraho kuba inyangamugayo. Muri icyo gihe Yobu yari ari mu buribwe, muri icyo gihe Yobu yari ari mu mubabaro, muri icyo gihe Yobu yari ari kubona ibintu byanze. ngo Imana iravuga ngo reka mbaze Yobu ibibazo. ngo Imana itegura ibibazo, imubaza ibibazo bigera muri bitatu. Yobu aratsindwa, ntiyagira ikibazo na kimwe atsinda, ntiyagira ikibazo na kimwe ashobora. ngo arangije, ngo abonye yuko Imana imuhaye interogasiyo ntiyayitsinda, abonye ko Imana imuteguriye kwizi ntiyayitsinda. arangije ngo arayongera nawe arayibwira ngo igisubizo mfite ni kimwe gusa. mu bibazo bitatu umbajije mwananirwa kugusubiza, mu bibazo bitatu wateguye kumbaza, njyewe nkaba mbuze icyo nagusubiza. Yobu niho yaje muri iki gice cya 42 umurongo waho wa mbere n'uwa kabiri, ngo maze Yobu asubiza Uwiteka ati, aravuga ngo nubwo mbajije ibibazo nkaba mbuze ibisubizo byabyo, ariko mfite igisubizo nagusubiza. ntabwo navira mwaho, ntabwo nagendera aho ngaho, nanjye mfite icyo nakubwira nkakiguha nk'igisubizo. maze Yobu asubiza Uwiteka ati, nzi yuko ushobora byose kandi nta kibasha kurogoya imigambi yawe yose. Imana ishimwe. nzi yuko ushobora byose kandi nta kibasha kurogoya imigambi yawe yose. nshuti yanjye, Imana yacu ishobora byose, Imana yacu irahambaye, Imana yacu ishobora byose. nzi yuko ushobora byose kandi nta kibasha kurogoya imigambi yawe. Imana yakureze ugakura, ibuka aho wavuye, ibuka uko wavutse ukaba ugeze aho ngaho ugeze. reba imbaraga z'Imana zabigiyemo, reba ubushobozi bw'Imana bwabigiyemo, reba buri kimwe cyose uko cyagaragaye kuri wowe. Imana ishoboye byose,
ntabwo wagombaga kwiga ngo urangize, ariko Imana iravuga ngo ugomba kwiga ukarangiza. yo baravuga ngo nzi yuko ushobora byose kandi nta kibasha kurogoya imigambi yawe yose. bari baravuze ngo ntabwo uzashaka, baragenda bararoga barabiraguriza, ndetse bagerageza gukora ibyo bashoboye byose kugira ngo baburizemo umugambi w'urushako rwawe. ariko warashatse, usibye no gushaka uri nyina w'abahungu n'abakobwa. Imana ishobora byose. yo baravuga ngo nta kindi nagusubiza Mana, nuko nzi ko ushobora byose kandi nta kibasha kurogoya imigambi yawe yose. ndagira ngo mwibutse, ibuka abarozi ukuntu bari bakuzengereje, ibuka ukuntu abantu bavugaga ngo uzapfa ntawe ugeze, ubu ukaba uri umuntu batakikubona nk'ikintu. amarira yari yarakwishe. umuririmbyi yararimbye avuga ngo za mbaraga zose zandwanyaga yaziribatiye igorogota, ngo ndetse n'ibisigisigi byazo, haleluya, ubu nta bubasha bigifite. Imana yacu ishoboye byose. yo babwira Uwiteka, abwira Imana ngo nzi yuko ushobora byose kandi nta kibasha kurogoya imigambi yawe yose. haleluya. nshuti yanjye, ibyari bitwasamiye byari bihari. Imana yahaye Abayisiraheli ikabatungisha manu mu butayu badahinga, urugendo rw'imyaka 40 bari mu butayu. Imana ikavuga ngo nzajya mbatekera, nzajya mbaha ibyo kurya, nzajya mbamesera, inkweto zanyu ntabwo zigomba gusaza. bakagenda imyaka 40 badahagaze, badatuje, bagenda mu rugendo ntibabyimba ibirenge. wowe ukora urugendo rwo kuva hano ukagera hariya hirya, ukaza warushe ibirenge, imitsi yamaze kurega. reka nkubwire, Imana yacu ishoboye byose. yabanye n'Abisirayeli imyaka 40 ibagaburira, ibana nabo. niki gitumye wowe wiheba yuko Imana yakuretse? Imana yacu ishobora byose kandi nta kibasha kurogoya imigambi yayo yose. hari impamvu Imana impaye iri jambo, hari impamvu Imana ivuganye n'ubuzima bwawe, hari icyo Imana ishaka gukora kuri wowe, hari icyo Imana ishaka kurema mu buzima bwawe, hari icyo Imana ishaka kukugiriramo neza. yo baravuga ngo nzi yuko ushobora byose kandi nta kibasha kurogoya imigambi yawe. Imana ishobora byose yafashe Nebukadinezari ubwo yari yarishize hejuru ngo amaze kubaka Babuloni, ngo aravuga ngo Babuloni yanjye niyubakiye, ngo yikomanga mu gatuza, ngo arangije aravuga ngo niwe ukomeye. Nebukadinezari asuzugura Imana. Nebukadinezari ntiyibuka ko ari Imana yamushoboje kugera ku ngoma. Nebukadinezari ntiyibuka ko Imana ariyo yamuhaye kwimikwa, ngo aravuga ngo niwe wigejeje aho ageze. Imana iramufata, inyura mu barinzi, inyura mu bajepe bamurinze, inyura mu bantu bamugose, inyura muri ba bandi bicarana nawe, iragenda imuhagurutsa mu ntebe, iramufata imujyana mu ishyamba, imumazayo imyaka 7 arisha nk'ihene. imyaka 7 ishira, abarinzi abajepe batazi ko umwami ari kurisha nk'inka. imyaka 7 ishira, abagore b'umwami batazi ko umwami yagiye mu ishyamba. imyaka 7 ishira, abadepite batabimenye. imyaka 7 ishira, aba honorable batandukanye batabimenye, aba ministers batabimenye. imyaka 7 ishira, Nebukadinezari ari kurisha mu ishyamba, yarameze inzara nk'iz'ibisimba, yaragize urwoya nk'igisimba. imyaka 7 ari mu ishyamba. Imana ishobora byose kandi nta kibasha kurogoya imigambi yayo. umva ubushobozi bw'Imana bwo guca abantu muri humye. Imana igiye guca abarozi muri humye kugirire neza. Imana igiye guca abari baravuze ngo ntawe uzagera ibaciye muri humye, bagiye gushiduka barabonye yuko Imana ishobora byose kandi ko nta kibasha kurogoya imigambi yayo. tugiye gusenga Imana, ubwira Imana ngo nzi yuko ushobora byose, nta kibasha kurogoya imigambi yawe yose. umugambi umfiteho usohoze, umugambi umfiteho ukore, kandi umugambi umfiteho uwukorere kwiyubahisha kugira ngo bimenyekane ko ariwe Imana iri kumwe nanjye. reka dusengane Imana. Data, mu izina rya Yesu Kristo, turagushimiye kubw'uyu mwanya wa mbere yuko inkoko ibika. ijambo ryawe riramanutse riratubwiye ngo ushobora byose kandi nta kibasha kurogoya imigambi yawe. Mana, girira neza uyu mupapa, girira neza uyu mumama, girira
neza uyu mukobwa, ugirira neza uyu musore, girira neza uyu mukecuru, ugirire neza uyu musaza, girira neza umwana mutoya, girira neza udukurikiye, buri muntu wese udukurikiye ari muri iki gihugu no hanze yacyo. Mana, mu izina ryawe rikomeye, kubera ko tuzi yuko ushobora byose kandi nta kibasha kurogoya imigambi yawe, reka imigambi yawe yose, imigambi yawe yose ufite ku buzima bwacu uyisohoreze mu buzima bwacu, iganze muri twe, kandi tubone gukora kwawe, tubone icyubahiro cyawe, kuko ari wowe ushobora byose. Ngaho rero ukomeze utugirire neza, kandi ukomeze kugira ngo iri vugabutumwa rigere kure hirya no hino ku isi, kuko byose urabishoboye. Ngaho turengere kandi turwanirire byose, niko tubisenze twizeye mu izina ryawe, urakoze, amen. Imana ibaha umugisha, imbaraga n'amavuta. Shalom, shalom.